ndamuhanurira ijambo rikomeye cyane rivuga ngo nzongera kukubaka wowe wubakike, wa mwari wa Isiraheli we uzasohokera mu mbyino z'abanezerewe. Haleluya. Pastor Mutesi save the date we dore ngiyi, reka nabereka ngo niwe wayima, dore ngiyi hano, dore ngiyi save the date, mwayibonye save the date. Reka nyibasomere. Save the date for wedding ceremony joining the life of mbega ng'Imana iratabara ititaye ku myaka, ititaye ku babyeyi, ititaye ku bana umuntu afite cyangwa n'abafite, ahubwo igashumbusha umuntu. Buri abantu bagiye gushyiramo shyushyuri nyinshi. Byiza ngiwe nitwa Manu Ingoro TV, ibintu niterebye kabisa aho uherereye hose mu mpande enye z'isi ku migabane igiye itandukanye. Ndagukunda cyane kabisa, ni ku mutima, imbaraga z'Imana zibane nawe. Umwaka mushya muhire rero wa 2025 uzakubere uw'amata n'ubuki, ibintu bizabe trebye. Ubona abakwe n'abakazana, hari igihe umubyeyi rero abona umukobwa we cyangwa umusore we arengeje igihe cyo gushaka, atangiye kugera muri cya cyiciro cy'umukobwa wakunze kwibanira n'ababyeyi, ngo abahungu bo, abasore barengeje imyaka ngo bo babita abahungu. Ariko nanone ubona umukwe n'umukazana, kandi nanone ubyare hungu na kobwa, ufite indi tabyara, Uwiteka ngo niwe uzi ibinda zibyara. Ntibazakubeshye ngo abarozi ngo hari icyo bakora, Uwiteka Imana arayizibura, ibyo bakoze byose bigateshwa agaciro. Aho bakuzingiye Uwiteka kakuzingurira, ukahabonera urubyaro, ukahasekera, ukanezerererwa, ukabyara Samweli uruta barindwi. Kandi ikindi nanone, nimba ufite fiance, mugire gahunda muri uyu mwaka mukora igikwe. Nimba utamufite umubonedi kandi mwiza umeze nka Hasuwerusi umwami, uzatuma ubwoko bw'Imana burokoka, famiye yawe igatera imbere. Ibintu rero nitirebye kabisa. Zone 250 hari filime nziza yitwa Imfubyi zigira ibanga. Uyu munsi rero ndagira ngo mbatangarize ko guhera uyu munsi amakuru yose ya gospel y'ukuri ni akazi kanjye ku bunyamakuru, ngiye kuzajya nyatangaza. N'andi makuru asaba gusenga tuvuge, tuganira ku ijambo ry'Imana, umuryango, ibintu bigiye bitandukanye. Niyo content yacu cyane cyane, ni ku muryango no kuganira, kubera ko umuryango niwo ubyarira igihugu, ukabyarira n'itorero. Niyo mpamvu ariho duhera twati, nimba uri umupapa utubahiriza inshingano, ongera uhinduke nawe ubimenye. Kandi koko biba bibabaje, ukaba uri umupapa ugaheruka ubyara umwana akiga primaire, nta kayi yawe azi, nta kenda kawe azi. Hari igisurubeti kera bitaga mbahahire, nacyo ntacyazi, cyaguraga 100 kera. Nanjye ndi mukuru, utekereza umuntu wavutse isarubeti igura 100. Mwumva rero ndi mukuru, ugasanga umubyeyi nta kintu yitaho pe. Hari ababyeyi bateye gutyo, ahubwo bababyeyi b'abamama bakihiringa, bagahingiririza ibintu bikanga, agapfunda imitwe kugira ngo yite kuri uyu mwana. Afite papa we utita ku nshingano. Ndamya nashidikanya uyu mwana nawe nashaka azavuga ati n'ubundi ababyeyi nibo bita ku nshingano. Naho yaba ari umukire, uzasanga ahubwo birenga, Satani akamutera ibintu yagakwiye gukorera abana be, akabikorera abana bahandi. Ukabona umugabo agurira biswi umwana w'ahandi, uwe nazi n'akabombo kw'icumi. Mbega ibintu bibabaje. Umuryango buri gihe ubyarira igihugu n'itorero. Amakuru ya gospel rero ari update, ngiye kuzajya nyabagezaho, cyane ko tugiye kuzajya dutangira gukorana n'abahanzi bakomeye cyane, bakatuganiriza ku bya gospel. Ibi ndabibabwiye rwose, gusa tuzahera ku bakiri batoya, tugende tubakomeza n'Abimana igenda bakomeza, koko bazaba bubatse kuri yo cyane. Kandi mwarabibonye ko tugenda tuzana abaririmbyi nyine, Imana ibahe umugisha mwinshi cyane. Reka babwire ikintu gikomeye rero kandi cy'ingenzi, dusengere igihugu cyacu n'imipaka yacu, igihugu cyacu cyose cy'u Rwanda, kuko twe turi hagati.
turi hagati y'u Burundi, Tanzania, Uganda ndetse na Congo. Dusengera imipaka y'igihugu cyacu kugira ngo Uwiteka Imana arusheho kuturinda. Ariko mwabonye kuntu igihugu cyacu Imana yagihaye iterambere, barasa abana b'u Rwanda basama ibisasu, bahita babisama, bakabisama nyine kabisa, akabati nta hantu umwanzi azadutera aturutse, kubera ko Yesaya 60:18 aravuga ngo mu gihugu cyawe nta rugomo, nzarinda inkike zawe uzazita agakiza. Imana ihabwe icyubahiro. Sinzi kuva nabaho sinda breaking news, iyo ndi hano breaking news ariko nanone ni ibintu byiza, niyo mpamvu natangiye ikiganiro nezerewe. Ndanezerewe, mureke mbaha amakuru ya nyayo save the date y'umuntu ukomeye cyane. Ndagira ngo mbwira abantu bose bazana za shyushyuri bakamushyingira abagabo benshi yamaze, ariko yabonye umugabo umuteturura, uwo yemera nawe akamwemera, yitwa Pastor Mutesi. Amahoro n'imigisha Imana itanga bimubeho. Uru rugo ruzaba urugo nyarugo, ruzakomere. Ndamuhanurira ijambo rikomeye cyane rivuga ngo nzongera kukubaka wowe wubakike, wa mwari wa Isiraheli we, uzasohokera mu mbyino z'abanezerewe. Haleluya. Pastor Mutesi save the date we, dore ngiyi, reka nabereka ngo niwe wayima, dore ngiyi hano, dore ngiyi save the date, mwayibonye save the date. Reka nyibasomere. Save the date for wedding ceremony joining the life of Mbega ngo Imana iratabara, ititaye ku myaka, ititaye ku babyeyi, ititaye ku bana umuntu afite cyangwa n'abafite, ahubwo igashumbusha umuntu. Buri abantu bagiye gushyiramo shyushyuri nyinshi, abantu bihane shyushyu. Imana iramwibutse, Imana iramuteturuye, imukuyeho urubwa. Reka babwe nimba ari abantu babaho baba basuzugurwa muri iyi si, ni umuntu bita imfubyi, n'umuntu w'umupfakazi, n'umudivorce. Abo bantu barasuzugurwa kandi ntibakwiye no gusuzugurwa. Ubabonye bose ti ni wa mugore wananiranye, ntibanazi nimba ko ari we wananiranye, ntibanazi n'amahwa n'ibihanda yahuye nabyo. Umupfakazi we ati ni wa mugore utagira umugabo, buri wese bamubona ari kumwe n'agasore nkanjye ngo ari kukareshya ngo azagahindura umugabo. Baragowe, nawe ufi imfubyi nayo aturiya n'uwamukubita n'uwamufunga nta wamukuramo. Ziba ari indushyi, ariko Imana ijya ibibuka. Imana ijya ibibuka ikabahanagura amarira. Uyu mugabo rero, wa mugabo we n'ubu uje gukina, nkunda kubivuga ibyo gukina n'imitima y'abantu. Save the date for wedding ceremony joining the life of Pastor Mutesi Marieme and Murindwa Feredina, March 30, 2025. Formal invitation to floor. Ibi bintu birabaye, burabaye. Amagambo ashize ivuga we, burabaye. Ubukwe bwa Pastor Mutesi ku itariki 30 z'ukwa gatatu 2025. Banyarwandakazi, badiaspora kazi, anvilope zanyu muzuzuza amafaranga, bundi mu mutwerera kora igikwe cyiza, rwose ibintu bibe sawa. Abantu muvuga mushyire sumaku ku munwa, ubu bukwe mutabutera umwaku, ubundi shyushyuri muzihorere. Ibi turabe dushyigikire nimba koko reba twaranatewe, kandi abantu bagiye kuza mu kanya kumutera amabuye ni abantu bakorera Imana, babango ubu bagiye gusesengura. Atuye umugabo Murindwa Feredina, Murindwa, ukomeze urindwe n'Imana, uzamuteteshe
afite keya nyinshi, nawe azaziguha, ibintu bizabe sawa. Naho abantu bagiye kuzana shyushyuri bashyushyuriza kuri ubu bukwe bwa pasiteri, Imana yo mu ijuru twize ibapfuka umunwa. Yesaya 54, uzagukoraniraho wese azagwa ari wo wazize. Ibyo ndabivuze sindi bubyongereho ibi, niko ijambo ry'Imana rivuga. Pastor Mutesi, uzahirwe, uzishime, ndabizi neza ntago wigeze wishima, ariko igihe kirageze ngo wishime. Uyu mugabo Imana imubikemo umunezero wabuze mu isi yose. Mu biganiro bya gospel tuzajya duferesita abantu. Hano umuntu bimeze gute, byagenze gute, ndagutangarije amakuru akomeye, ni wishime, kandi ibintu Satani byose yarwanyije, igihe kigera Uwiteka Imana agaragaza ukuboko kwayo gukomeye. Ngo Abafilisitiya, Abashidodi, ngo bari baratsikamiye Abisiraheli, ngo umukobwa yakubaka ntaruramemo. Ngo ariko Samweli ngo akihagera, ngo ahashinga igicaniro bita Beneza, haravuga ngo Uwiteka Imana yongeye kutuzahura. Biravuga ngo amaboko y'Abafilisitiya yaremereraga Abisiraheli, ngo ukuboko k'Uwiteka bariko kuremerera Abafilisitiya, ngo Abisiraheli bo barahembuka. Imana iremerera ibintu byose byaremerereye urushako rwawe, mariage zawe, dating zawe, turabizi neza. Uru urugero rwiza, ntabwo uri urugero rubi. Imana iguhire muri byose, zishime kandi uzarame mu izina rya Yesu. I pray for you. I prophesy to you by using Bible verse. You will be blessed. Everyone who blessed will become blessed. Everyone who cast you nawe azavumwa. Okay, nuko gahunda zihagaze rero. Abantu mushaka intwererano itariki 30 z'ukwa gatatu. Ubukwe burabaye, amagambo ashize iki ivuga. Burabaye. Bene data, gasopo shyushyuri. Ariko umuntu ukabona atunzwe na shyushyuri ari umuntu w'umugabo. Imitekerereze yahe kubera akantu kameze ngo gutya. Shyushyuri yonyine gusenya ibyagezweho, ibintu nk'ibyo ngibyo. Abandi ngo babikiniramo puranka ngo kugira ngo bavugwe. Ndagira ngo mbabwire ngo ubu bukwe twese tubutahe tunezerwe. Havuga gute? Ngo wabaye umugore w'igishubaziko, ariko nzakugarukaho, niko Bibiliya ivuga. Imbaraga z'Imana zikorane nawe, kandi icyubahiro cy'Uwiteka Imana kiganze ku buzima bwawe. Bantu dukomeze dusenge. Abantu birubavu mugubwe neza, mutuze, turarinzwe n'Imana. Imana ibagirire neza cyane.